Abagabo nta gitekerezo bafite cy'uburyo ari abantu bakenewe cyane mw'imyaka kuruta indi myaka yose yigeze ibaho. Ariko ikibabaje nuko abagabo nyine barimo baracibwa amazi, barimo bararebwa nk'aho badakenewe, ariko mu by'ukuri ntiwanarenganya abo babareba nabi. Byose birimo biragenwa n'uburyo bo bitwara imbere y'abandi. Impamvu nuko batigeze bumva ngo banamenye amategeko ashobora kuba yatuma abantu baguha agaciro cyangwa se bakagukunda bagutwara uko ugomba gutwarwa. Imitekerereze y'umuntu ku mugabo cyangwa se imijyanire n'uburyo umuntu ashobora kuba yakureba ntabwo ari ibintu ugomba kuba wakirengagiza cyangwa se ngo ugende ubifate gutyo. Buriya buri mugore wese aba afite uburyo abonamo umugabo, bitagendeye ngo uburyo umugabo wenda asa, oya, bigendeye n'imyitwarire ye cyangwa se n'uburyo umugabo nyine yashatse kwiyerekana cyangwa se n'uburyo umugabo ashaka ko bari buze ko bamufata. Ibi bigendanye cyane no kumva ugasobanukirwa imitekerereze y'abagore, imitekerereze y'igitsina gore, ukabyumva neza cyane kuruta undi uwo ari we wese. Ugomba kurema ikintu kiri buze kuba cyatuma abantu bakunda ibyifuzo byawe. Nudatuma abantu bakwifuza nta n'umwe uzigera ukwifuza nyine. Bivuze ko kwifuzwa kw'abantu ubigiramo uruhare mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyo myitwarire n'uburyo bikora rero bidakwiye nibyo bituma uhora iteka ryose umugaragarira, uhora uhari. Nanone ukita kuri buri kimwe cyose, ariko nanone ntuba umugabo uwo mugore cyangwa se umukobwa ari buze kuba yatoranya mu bandi ngo yumve neza ko agushyira imbere. Si ukubera ko uri umuntu udakenewe iruhande rwiwe cyangwa se mu maso yiwe, ahubwo nuko utigeze umenya uburyo warema icyatuma uwo muntu agukunda. Ibintu biba mu mitekerereze y'abagore cyangwa se imitekerereze y'abakobwa ni ibintu rimwe na rimwe udashobora kumva cyangwa se ngo usobanukirwe, gusa ni ibintu nabyo ubwabyo bifite igisobanuro kirenze uko ushobora kubyumva. Muri iki kiganiro tugiye kuba twarebera hamwe rero uburyo ushobora kuba watuma buri mugore wese cyangwa se buri mukobwa wese akwifuza bitandukanye n'uburyo wari umeze cyangwa se n'uburyo witwaraga. Kubera ko kugira ngo umugore cyangwa se umukobwa aguhe umubiri we, aguhe ibitekerezo bye, aguhe buri kimwe cyiwe cyose, ntabwo ari ibintu byiza na gutyo. Ni ibintu bisaba imbaraga n'indi migenzereze. Mbere ko dutangira ukeneye kumva ukanasobanukirwa icyangiza amahirwe yawe yo kugira ngo uwo muntu ukunda nawe agukunde nk'uko umukunda cyangwa se nk'uko ubishaka. Iki ni ikintu benshi cyane baceceka, ariko ni ikintu uba ufite kumva nanone ugasobanukirwa. Mbere ko dutangira hari ikintu ushaka kuba wasobanukirwa. Buriya kugira ngo umuntu aguhe agaciro cyangwa se umuntu akumve anakubahe bitandukanye cyane nuko ugomba kuba wamubera umucakara. Ibyo ni ibintu ugomba kubanza kwikuramo. Iyo ubaye rero umucakara byumvikane cyane ko ujyaho buri muntu wese agukeneye. Ubu muntu biba bizwi neza ikigiye kuba cyakurikiraho, ariko mu by'ukuri ujye wibuka neza ko kuba umuntu bizwi neza icyo ugiye gukurikizaho ntabwo uri buze kuba byaguha amahirwe yo kuba umuntu wa danje cyangwa se umuntu uri buze kuba yakifuzwa mu bandi. Ntabwo ibyo ngibyo bikora gutyo. Abasore benshi rero iyo bageze ku bakobwa barema ikintu bita akamenyero. Umugore cyangwa se umukobwa akumva neza ko nyine afite akamenyero cyangwa se akumva neza ko ari ahantu hamwe, aho hantu ari akumva ko hamushimishije. Kandi ibyo ngibyo nabyo bwabyo byica uburyo umuntu ashobora kuba yakubaha cyangwa se yakumva neza ko akwifuje, kuko nyine yarakumenyereye. Uzitegereza ikintu umenyereye uburyo gitwara, nuko nguko nyine nawe abagufata. Uko kumenyera biragenda bikakubeshya neza ko uri safe imbere y'umuntu, ariko ntabwo uri safe. Ahubwo icyo uba warihaye ni amahoro adahari. Wakwereka mu mutwe we icyo aba arimo aratekereza, wakumirwa. Uraba umusore mwiza, umusore bubaha. Gusa ukuri guhari kandi nanone udafite kuba wakirengagiza nuko abagore n'abakobwa ntabwo bakunda abasore beza cyangwa se abasore bari safety, babaha nyine umutekano cyangwa se batuma bumva neza ko bafite umutekano. Ntabwo ari uko nguko bigenda. Uzitegereze abakobwa n'abagore iyo bagiye gukunda, bakunda umuntu ukina nabo mu marangamutima. Ibyo bintu uzabirebe. Niba utazi gukina n'amarangamutima yabo, nta kintu na kimwe uzigera na rimwe ubakuraho, kubera ko abagore n'amarangamutima ni ibintu bigendana cyane bitajya bisigana. Bitari ibyo ngibyo uzaba umuntu azajya yandikira mu gihe yumva neza ko ari bored cyangwa se yabaye bored. Ntabwo uzigera uba wa musore azigera atekereza mu gihe cy'ijoro cyangwa se mu gihe yumva neza ko hari umuntu akeneye. Oya, azajya kwandikira yumva ko ari bored cyane. Ukuri kubabaje rero kunateye inkeke niba uri wa muntu uzajya uhora iteka ryose uhari, wa muntu uzajya uhora iteka ryose yandika cyangwa se yandikira umuntu, ukaba uri wa wundi nyine abona igihe cyose amukenereye. Uzaba n'umuntu atazigiraho agaciro azavana mu buzima bwe mbere y'undi uwo ari we wese. Uzabyitegereza uzabibona. Ahangaha icyo uba wakoze, uba wafashe umwanya w'uko umuntu afite kuba yakwifuza, uwo mwanya ukawukuraho ukawangiza. Kandi uko uba wangije nyine ubona wangije, ntabwo birangira gutyo gusa. Buri mugore wese cyangwa se buri mukobwa wese kugira ngo agukunde biribuze ko byatuma kurema ikintu cyo kwiyumvamo we ko arimo ararwanira attention yawe, arimo aragerageza kugira ngo abone attention yawe. Apana kubona neza ko attention yawe cyangwa se kuba umwitayeho urimo urabimujugunyira ku buntu nk'aho atigeze bigusaba. Nubigenza gutyo
ndakubwiza ukuri ni nako azabibona. Umugore cyangwa se umukobwa aba akeneye kumva cyangwa se kwiyumvamo ikintu mu gihe akuri hafi, apana kumva neza ko uhari gusa nta kindi kirenze ibyo ngibyo. Umugore aba agomba kumva akanasobanukirwa imbaraga zawe ko atari ikintu gitererwa inyoni cyangwa se ari ikintu bakina nacyo. Rero buriya imbaraga cyangwa se kuba umuntu yakumva imbaraga zawe ntabwo bizira mu kintu bita kumugira comfort cyangwa se guhora iteka ryose uri umwe uri buze kuba waba inzirakarengane. No, ntabwo bizigera bikunda. Biri buze kuba byaba mu kintu bita kumucalenjinga, rimwe na rimwe kutihanganira amakosa ubona neza ko ari amakosa. Ntabwo ari ukuri bored, ahubwo nuko uburyo ubijyanamo nabyo ubwabyo biri bored bidakwiye. Nyine ubijyana mu buryo butari bw'ubijyana mu cyerekezo kidakwiye. Ugomba kumenya igihe cyo kugira amarangamutima n'igihe kitari cyo kugira amarangamutima, ukamenya igihe cyo gutera intambwe n'igihe kitari cyo gutera intambwe. Ahangaha rero hari ikintu ugomba kuba wamenya. Buriya iyo umugore cyangwa se umukobwa yamaze kugushyira mu cyiciro runaka mu mutwe wiwe, niba uri umuntu w'agaciro cyangwa se utari umuntu w'agaciro, bishobora kuba byagorana cyane kuri buze kuba wabicika. Uzi impamvu ahora iteka ryose yirukanka kuri wa musore rimwe na rimwe utanamwitaho, binagaragara neza ko atanamutaho umwanya cyane? Si uko uwo musore ari igitangaza cyangwa se ibindi, ahubwo nuko uwo musore atuma uwo mukobwa yiyumvamo ikintu uwo mugore cyangwa se umukobwa adashobora kuba yakontorora. Ibyishimo, kumva neza ko yahindutse yabaye undi muntu mushyashya bitandukanye n'ubwo yahoze ari we. Uko rero ni ukuvangavanga ibintu. Niba utazi uburyo uri buze kuba wavangavanga ibyo bintu kugira ngo yiyumvemo ikindi kintu gitandukanye n'icyo wamwiyumvishagamo, gitandukanye cyane n'ikindi kintu yiyumvishagamo, byumvikane cyane ko urimo uravanga amadosiye. Iyi ni nayo mpamvu uzajya ubona hari abagore cyangwa se abakobwa basanga aba basore rimwe na rimwe batanakunzwe cyangwa se ubona neza ko ari amabandi, ariko still akamwirukanka. Wabuze impamvu? Nuko uwo muntu yumvishe attention, yumvishe icyo uwo muntu akeneye, abyumva ndetse akanabisobanukirwa neza cyane kuruta ko wowe umeze. Uburyo akureba n'uburyo bigaragara neza ko umwifuza biri buze kuba byagena nanone ikiri buze kuba cyakurikiraho kuri uwo muntu cyangwa se mu myumvire y'uwo muntu. Buriya niba ukoze ikintu wumva neza ko kikurimo, ntukajye usaba imbabazi. Ntukajye usaba imbabazi umuntu ngo nuko wakoze icyo kintu, kubera ko izo mbabazi nazo ubwazo ziba zizagukoraho. Niba umukunze, kumva neza ko umukunze, nyine uramukunze, ariko ntabwo ufite kwa apologizing usaba imbabazi kubera ko wakunze umuntu. Niba uvuze ikintu kikurimo, ukivuze nyine kikurimo, nta bindi wikora amakosa yo kujya kwinginga umuntu. Kuba umuntu yaguha attention cyangwa se yakwifuza ntabwo bigendana cyane n'amagambo wavuze n'uburyo wayavuzemo, ahubwo bigendana cyane n'ikintu bita uburyo wayavuzemo. Kubera ko usanga ko hari n'undi ushobora kuvuga amagambo nk'ayo yavuze, ariko ayo yavuzwe n'undi agahabwa agaciro mu gihe yawe atigeze anumvwa. Uba ugomba kwiga imivugire cyangwa se uburyo bw'imivugire, ku buryo uvuga ikintu ariko icyo uvuze undi akacyumva cyane kikajya mu bwonko bwiwe kuruta uko wowe ushobora kuba wabitekereza cyangwa se wanabyumva cyangwa se wanabyiyumvira. Ahubwo kubera ko icyo gihe uzaba urimo urarema ibitekerezo mu bwonko bwiwe, ibitekerezo we atazigera yibagirwa, n'ibitekerezo azabana nabyo igihe cye cyose cy'ubuzima. Ndagira ngo mubwire neza, nimba ugejeje hano kino kiganiro, ukore faveri imwe cyangwa se ugire icyo umfasha, kandi like button, hanyuma ikiganiro gikomeze. Uburyo rero ushobora kuba watuma umuntu akwifuza mu gihe atakwifuzaga, ntabwo ibi bintu ari ibintu bitangirana n'umubiri wiwe cyangwa se n'imiterere yiwe. Ubanza ubyibagirwe, ntabwo ari ahangaha bitangirira. Ibi ngibi byose nkubwira bitangira mu kintu bita ibitekerezo. Umuntu wamenye gukontorora ibitekerezo, uwo ni umuntu utisukirwa. Intego yawe ntabwo ari ukumwempressinga, oya, ahubwo intego yawe ni ugutuma yiyumvamo ikintu atigeze yiyumvamo by'igihe kirekire. Ibyo bintu rero bimushimisha cyangwa se uko kwiyumva neza ko bitandukanye, uko kwiyumva neza kwiwe bitandukanye, nibyo bintu biba ibintu bitazigera byibagirana mu bwonko bwiwe. Bitangirira mu buryo umuganiriza, ijwi ryiwe rikamubwira ibintu wowe utigeze umubwira, ariko uburyo wamutwayemo cyangwa se uburyo wamuvugishije byo ubwabyo bikavuga, akibwira ibyo utamubwiye. Buri umuntu wibwira ibyo ashaka ariko nanone birimo biragufavoriza, bitandukanye nawe umubwira ibyo akeneye, kuko rimwe na rimwe ntabwo uzi ibyo akeneye. Ariko nukora cya kintu ku buryo wari buze kuba yakibwira, icyo gihe uzaba wamaze gutsinda icy'umutwe. Ugomba kwiga kugabanya ijwi ryawe ukavugira hasi, ukiga imivugire, ukiga imyitwarire. Ntabwo ibyo umuntu akunda rimwe na rimwe ari byo undi muntu aba akunda. Banza umenye rero ibyo akeneye, ntukajye wirukansa ibintu ngo nuko wumva neza ko ubikeneye. Buri muntu wese aba akeneye kujyanwa gake gake kugira ngo umuntu yumve imitekerereze n'imigenzereze ya buri kimwe cyose, uburyo ugikeneye n'uburyo ashaka kugendana nabyo n'ubuzima bwiwe. Ugomba kwiga kubaka attention, ariko kubaka attention udakoresheje amagambo, kubaka attention ubaye umuntu uri calm, uri umuntu utuje. Kubera ko buriya abagore ni abahanga cyane mu kintu bita kumva no kwitegereza imbaraga abantu bakoresha. Niba imbaraga zawe cyangwa se imigenzereze yawe ivuga ati nzi ibyo nshaka, nzi uburyo nabikontororamo, nzi ibyo nkeneye,
ibyo bintu nubigenza gutyo ndakubwiza ukuri ko azabimenya mbere yuko ari buze kuba yamenya isura yawe, cyangwa se mbere yuko ari buze kuba yamenya ko ubu nahari. Kuko abagore ni abahanga mu mizerwa, kuko abagore ni abahanga cyane mu kintu bita imyizerere cyangwa se imyiyumvire. Ugomba kuba wa mugabo uri buze kuba yafata amarangamutima yiwe kugira ngo nanone kubura kwawe, attention yawe ize kugena ibyo ari buze kuba yagutekerezaho. Ntugatume buri muntu wese agutekerezaho ibyo ashaka gutekerezaho, ujye ugena ibyo abantu bagutekerezaho, especially noneho b'igitsina gore. Ubwo nibwo buryo buzagufasha kuba watsindira amarangamutima ye. Kuba umuntu rero utarasaze mu gihe wamubonye nk'uko abandi babigenzaga cyangwa se nk'uko abandi babigenza, kuba ufite aho ugomba kugarukira, kubuza ibyo ugomba kuvuga n'ibyo utagomba kuba wavuga, kubuza uburyo ugomba kuba wamufata neza ariko atakumenyereye. Ibyo nibyo bimuhora mu mutwe, kubera ko ibyo ngibyo ntabwo abyibagirwa. Ugomba kurema ubuzima imbere yiwe ku buryo ubwo buzima waremye we ubwe azajya yibaza igisobanuro cyabwo, rimwe na rimwe akanakibura, bikamusaba ko ari buze kuba yaba hafi yawe kugira ngo icyo gisobanuro kimenye cyangwa se kibone. Ahangaha niho abagabo benshi baburira, ni naho abagabo benshi batumva cyangwa se badasobanukirwa ikirimo kirajyamo mbere. Ntabwo uba ukeneye kugira ngo umufosinge kugira ngo agukunde cyangwa se akugirire amarangamutima, umusunikiriza ati yaba wankunze cyangwa se yaba wankundaga wakwiye kuba ubigenza gutya. Oya, impamvu atabigenza gutyo ni uko wowe ubwawe utabigiramo uruhare. Ndakubwiza ukuri ko ubigizemo uruhare byakunda kandi ntibyanatinda. Ugomba kurema cya kintu kiri buze kuba cyatuma we yifuza kuba uri hafi yiwe kuruta uko wowe wifuza ko agomba kuba ari hafi yawe, akabikwisabira kuba ari hafi yawe. Ugomba kumva neza ko hari igihe cya nyacyo umuntu aba ameze neza, kandi nanone hari n'igihe umuntu ataba ameze neza, ukamenya ati uno muntu ni uko bimeze. Iyo bimeze gutya ntabwo ibintu bisawa nyine, ukamenya igihe cyo kuvugira ibintu n'igihe kitari cyo kuvugira ibintu. Iyo uvuze rero ikintu mu gihe kigomba kuba cyavugwa cyangwa se mu gihe cya nyacyo, icyo kintu uba uvuze ntabwo kirangira, kubera ko icyo kintu uba uvuze ni nacyo kizagufasha mu gihe atameze neza, kubera ko aba azi neza ko hari ibyo witaho kandi ukabyitaho neza. Iyo imagination, ibyo bitekerezo agenda akiremamo, nibyo bigufasha no muri cya gihe atameze neza. Niyo mpamvu ugomba kwitonda rero. Ibanga rya mbere rero ugomba kuba wakoresha cyane kugira ngo bigende neza, ntukajye uhora iteka ryose ubonekera umuntu no mu gihe atagukeneye. Ujye uboneka gake cyane gashoboka, haba mu marangamutima, haba mu myitwarire, muri buri kimwe cyose ujye uboneka gake gashoboka. Ugomba kurema cya kintu cyo kwiyumvamo we ko agukeneye, ariko nanone akaba atari sure neza niba we koko umukeneye. Ugomba kwiga kugira ubuzima bwawe nkawe ku giti cyawe, ukagira ibintu byawe ushyira imbere, ukagira priorite zawe. Tumabona neza ko ushobora kuba wabaho, ushobora kuba wakwishima muri kumwe cyangwa se uri iruhande rwiwe, akabona neza ko utarimo uramwirukankaho, utarimo uramusarira cyangwa se wirukanka nyine ngo umwirukeho. Oya, ntugakore iryo kosa. Tuma abona ndetse nasobanukirwe neza ko utari empty, ubuzima bwawe butarimo ubusa. Ntukamwereke ko ari we muntu ukeneye kugira ngo ubeho neza. Ntugakore iryo kosa. Ujye umwereka neza ko uri umuntu uri aho kandi wuzuye, imbaraga zawe ziguhagije. Ahari ni sawa, atahari nanone it's okay. Imbaraga zawe zatangira kuba yaziha agaciro, ntiyumve neza ko kuba uri mu buzima bwiwe ari itegeko cyangwa se bikwiye kuba byagenda gutyo. Niyo mpamvu benshi cyane basuzugurwa. Ikintu cy'ingenzi cyane rero kindi ugomba gukurikizaho, ugomba kuba waba umuntu utari buze kuba yaba ari predictable cyangwa se uzwi ikigiye kuba cyakurikiraho kuri we. Mbega nyine ube umuntu utandukanye cyane, ube umuntu utamenya ibye. Ahangaha icyo ugomba kuba wakora, ugomba kurema cya kintu cyo kuba umuntu utazajya ugaragara mu buryo bumwe, ngo uri iteka ryose ugaragara mu buryo bumwe. No, ntugakore iryo kosa. Ugomba kuba rimwe na rimwe uri umuntu uri mysterious, bitagaragara cyangwa se bitamenyekana ibyo ariho. Ikindi gihe uba umuntu utangaje, uri strict cyane. Ikindi gihe uba umuntu byoroshye cyane kuba yakundwa cyangwa se umuntu byoroshye cyane kuba umuntu yamukunda. Uko kumanaginga ibintu rero atari gutuma aho iteka ryose wenda yumva urukundo, akumva ko nta kindi kiri buze kuba cyakurikira, biri buze kuba byarema distance hagati yo kukumenyera no kukubaha, kubera ko bizatuma yumva neza ko agufite ariko nanone atagusobanukiwe. Kandi icyo kintu nicyo kintu ukeneye kuba umuntu yumva neza ko agufite, it's okay, ariko nanone yumve neza ko agusobanukiwe. Ibyo bizatuma aho iteka ryose agufitiye amatsiko, azaguhoza mu mutwe wiwe, azahora iteka ryose afite ibyiyumviro byawe. Rero natangira kukugirira ibyo byiyumviro always, uzaba wamaze kuba watsinda. Nta kindi kintu kizakurikiraho uretse guhora iteka ryose nyine gutekereza. Ikizagutungura rero ni kimwe, igihe nikigera cya nyacyo uzabona neza ko ari ukeneye ikintu bita physical contact cyangwa se muri buze kuba mwahura. Rimwe na rimwe wowe utanabishaka cyangwa se biri aho ngaho niwe uzabikwisabira,
kubera ko waremye amatsiko y'imibereho n'imigenzereze y'ibintu byawe. Ibi bintu niba utari ubifite ntabwo ari ibintu uri buze kuba wavuga ngo urabyihenanguriramo bikugwa amahoro. Bigusaba kwiga cyangwa se gutangira ukora ibintu gake gake. Numara ko wabijyana gutya ntabwo uzajya umufata ikiganza ngo akikunyake, kuko niyumva neza ko atari proud yo kuba yafata mu kiganza cyawe. Never, ntabwo azigira yongera kuba yakora ibyo bintu. Niba ushaka ko umuntu ari buze kuba yaguha agaciro, uzareme cya kintu kiri buze kuba cyatuma ko buri kimwe cyose kirimo kiraba mu icyo gihe cyagakwiye kuba cyaba, kandi none nta kigomba kuba cyagisimbura. Kubera ko buriya kugira ngo umuntu agukunde cyangwa se akwishimire bya nyabyo ntabwo biva mu mibonano mpuzabitsina. Tukajya wibeshya icyo kintu, ahubwo biva mu kintu bita control, kukontrola no kumenya ikigiye kuba cyakurikiraho. Buri kimwe cyose kikagenda uko kigomba kuba cyagenda. Ugomba gutuma yumva cyangwa se yiyumvamo ikintu atigeze yiyumvamo na mbere hose. Ibyo nibigenda gutya, ibyo nabikora gutyo, ntabwo azigira ahagarika kuba yagutekerezaho, kubera ko nyine waremye ikintu we atifitiye cyangwa se atifitemo. Ahangaha icyo ugomba kumenya, kuba umuntu yagukunda cyangwa se akakwitaho ntabwo bijyanye cyane no kuba uri umugabo uri perfect cyangwa se uri umugabo urenza abandi. Oya, kubera ko n'ubundi uri uwundi nyine nk'abandi, uri abandi. Ntabwo ari ukuri igitangaza, kubera ko uri umuntu nk'abandi. Nta tandukaniro ryawe riri hagati yawe n'abandi, ahubwo itandukaniro ugomba kuba wagira ni uko ugomba kuba wa muntu uzi uburyo yafekta abantu mu marangamutima yabo. Ugomba kumenya uburyo utwara ibintu udakeneye validation cyangwa se uko umuntu ari buze kuba yakubona. Ntukajye ukora ibintu kugira ngo akubone, kubera ko ukuri guhari. Ntabwo abagore bashaka compliment cyangwa se kubasingiza gore iteka ryose ubabwira ati uri mwiza, uruyu. Oya, icyo baba bakeneye nuko umuntu aba ari mu buzima bwabo kandi abimininga. Nicyo kintu cyonyine bakeneye. Baba bakeneye za mbaraga za kigabo, ariko za mbaraga zitari buze kuba zabura mu gihe hari igitutu cyaje. Za mbaraga zitari buze kuba zagendana cyane no kuri buze kwimpressinga umuntu ukoresheje amagambo. No, abagore bashaka za mbaraga za kigabo ziri buze kuba zatuma umuntu agenda akora ibyo agomba kuba yakora, n'uwo mugore akagira indi myiyumvire kandi mu by'ukuri bidasabye ko hari n'ijambo ari buze kuba yavuga. Imbaraga nk'izo ngizo rero ni imbaraga zubakwa, ntabwo ari imbaraga zigurwa, ntabwo ari imbaraga zizanwa n'amafaranga. Oya, ni imbaraga zigendana cyane n'amarangamutima. Ibi bizana cyane no kumenya uwo uri we, n'icyo uhagarariyeho, n'icyo ugomba kuba wareka, n'icyo utagomba kuba wareka, ibyo ugomba gutoleretinga n'ibyo utagomba kuba watoleretinga. Izo mbaraga rero nugendana nazo ukaba uzifite muri wowe, ntabwo azajya gukenera cyangwa se ntabwo azajya kwifuza. Oya, ahubwo icyo azakora azagendana nawe mu mitekerereze yawe cyangwa se mu bitekerezo byawe. Ni hahandi azajya arara ijoro ryose yiteze cyangwa se areba ko waba wamwandikiye cyangwa se uri buze kongera kuba wamwandikira. Aha ni hahandi azajya yumva ijwi ryawe, yamara kumva ijwi ryawe akumva umubiri we ugize reaction, kandi mu by'ukuri rimwe na rimwe nta n'icyo wigeze uvuga cyangwa ntacyo wigeze ukora. Ntabwo abantu baha agaciro umuntu uhora iteka ryose aboneka, ahubwo baha agaciro wa wundi ubuzi uburyo bigomba kuba byagenda. Mbega wa wundi ubuzi uburyo agomba kuba yakoramo ibintu bikagenda neza, wa wundi ushaka inzira, wa mugabo uzarema attention akamenya n'igihe agomba kuba yavira aho ngaho. Mbega nyine akamenya uburyo agomba kuba yabitandukanya. Wa wundi uri buze kuba yamenya neza ko hari icyuho kirimo kirajyamo mbere, akanamenya kuziba icyo cyuho. Niba ushaka umugore cyangwa se umukobwa gukunda rero, ntukajye ufokasinga ku cyo ushobora kuba wamukorera, kubera ko ayo ni amakosa. Jya ufokasinga mu kugerageza kuba umugabo adashobora kuba yahagarika kuba yatekereza, kabone nubwo yagerageza ntabwo bizigera bikunda. Ibyo nubigenza gutyo, ndakeka ko uzahita umenya ukanabona itandukaniro riri mu bintu. Umaze kumenya rero uburyo bikora n'uburyo bigomba kuba byagenda, igisigaye nuko ugomba kubishyira mu ngiro cyangwa se ukabunguwo cyangwa se nanone ukabyihorera, kuko byose biri mu biganza byawe. Gusa icyo utagomba kureka ni ugukanda like na subscribe ku muyoboro wacu wa YouTube.